ry'Imana dukunda guhurira kuri Trust and Obey channel. Nongeye kukwishimira cyane, nkwifuriza amahoro y'Imana, kandi njyewe muvugana ndi Musoni Flavier. Uyu ni umwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo inzira ifunganye igiye kurushaho gufungana. Inzira ifunganye igiye kurushaho gufungana. Reka mbere yuko twiga ibyanditswe byera dusenge. Gitare cyisungwa n'amahanga, wowe Mana yaremye, Mana ikiza, Mana icungura, kandi Mana igiye gufatira isi igisubizo cya burundu. Twongeye kuza imbere yawe tugushimira urukundo dukunda. Mu maso yacu hari byinshi tubona ntitubashe gusobanukirwa, hari byinshi biba ntitubashe kumenya aho biva naho byerekera, kandi abenshi usanga ubuzima bwacu buri mu gahinda. Nyamara uri Imana twifuriza imibereho myiza, utwifuriza yuko twatera imbere, Imana itubabarira ibyaha kandi ikaduha gukiranuka kurambye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, ubane natwe udufashe. Ikintu cyose cyatuma dutakobwa ntitubashe gushyikira isezerano watugeneye muri iki cyigisho cyawe, icyo kintu kigizweyo, ahubwo ibiganza byacu byo kwizera ubirambure bishyikire amasezerano yawe muri iki cyigisho. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Inzira ifunganye igiye kurushaho gufungana. Urebye mu byanditswe byera, Bibiliya itubwira byinshi. Matayo igice cya 3 umurongo wa 13, igice cya 7 umurongo wa 13, Bibiliya itubwira ibigendanye n'inzira cyangwa se irembo rifunganye. Yesu yaravuze ati, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Kimwe mu bintu bigiye kuranga kandi byagiye biranga iyi nzira ifunganye, icya mbere irembo nayo yiswe irembo. Mu magambo make, nanone hakaboneka irindi rembo rigari. Iri rembo rigari uramutse ushatse kubimenya, ku isi hari amarembo abiri. Irembo rijyana abantu bazi ko bajya mu ijuru ariko bamanuka bajya ikuzimu, n'irembo rijyana abantu ribagoye ariko ribajyana mu bwami bw'Imana. Ni inzira ijyana abantu ku kurimbuka rero ni nini, kandi abayinyuramo ni benshi, kubera ko nta kintu ibabangamiraho. Abantu benshi bakunda ibintu biborohereza, ibintu byorohereza kamere yabo. Nicyo cyatumye inzira ngari, irembo rigari, inzira ijyana abantu ku kurimbuka ibona abantu benshi. Ariko aba bantu bose bari mu nzira igana ku kurimbuka, Satani abashuka, ndetse ibyanditswe byera biracurikwa, bakabeshywa yuko barimo kujya mu ijuru, bakabeshywa yuko inzira zose zihurirayo, nyamara ni ikinyoma. Umurongo wa 14 Bibiliya iravuga ngo, ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Ngiki ikintu kigiye kuranga inzira y'Imana, igiye kurushaho kuruhanya, nk'uko Bibiliya yabivuze, kuko irembo, inzira ijya ku bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mu magambo make, igiye kuruhanya rero, n'abayinyuramo bagiye kugenda baba bake, baba bake, baba bake. Tubona iki rero? Kugabanuka kw'abantu bari mu bintu by'Imana basubira inyuma, bisubirira mu byaha bari baragiyemo, cyangwa bakigira mu misengere yemerera kamere kwitwara uko ishatse. Noneho kandi abantu bagiye kugenda baruha, ariko Imana ifitiye igisubizo abemera kuvunika ariko bakazagera mu bugingo buhoraho. Twihuta, Luka igice cya 13 umurongo wa 24, Bibiliya iravuga ngo iki? Mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Iri somo riratangaje. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire. Azabasubiza ati, simbazi, sinzi naho muturutse. Ni igiki rero ibyanditswe byera bitwereka kigiye kubaho? Icya mbere, abantu barahamagarirwa kugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Nta muntu ugomba kurinyuranamo ubunebwe, kubera ko nta gihe gihari. Irembo rifunganye ni ukwihuta, abantu basiganwa n'urugi, kuko urugi rw'irembo rifunganye narwo rugiye gukingwa. Bibiliya igakomeza ikavuga ngo benshi bazashaka kurinyuramo ariko ntibabibashe. Uyu munsi wa none biracyashoboka. Iri rembo kurinyuramo, iyi nzira kuyinyuramo, birasaba yuko abantu ibintu byinshi babireka, ariko uyu munsi wa none ntabwo abantu biteguye kubireka. Kubw'ibyo rero Bibiliya irakomeza umurongo wa 26,
ikavuga ngo nibwo muzavuga muti kandi twariraga imbere yawe tukanywera imbere yawe ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Mu magambo make, abantu benshi Kristo babwira yuko barimo kurira imbere ya Kristo, ariko mu by'ukuri ntabwo baba barimo kurya ibyanditswe byera. Abantu benshi bavuga yuko barimo kunywera imbere ya Kristo, ariko mu by'ukuri ntabwo barimo kunywera imbere ye, kuko nanone ntabazi. Ndetse abantu benshi bajya bababwira yuko Kristo yigishiriza mu nzira z'iwabo, mu madini y'iwabo, ariko mu by'ukuri abantu benshi bagiye kuzatangazwa nuko Yesu azababwira ngo sinzi aho muturutse. Mu magambo make, birashoboka yuko umuntu yamenywa n'idini, idini rikamwizeza yuko Yesu amuzi, ariko bikazarangira Yesu avuga ko atazi aho uturutse, kuko abo Yesu aziranye nabo ni babandi baba mu ijambo rye, ni babandi bapfukama bakiga ibyanditswe byera basenga bagasaba imbabazi, ni babandi bazamura agahinda kabo n'intege nke zabo bakabizamura bikagera mu ijuru, bagasaba Kristo ubutabazi no kurengerwa. Abangaba Yesu arabazi, kuko asanzwe abazi bafasha abantu be, asanzwe abazi bakora kugira ngo batamenyekana, asanzwe abazi kuko bazi agaciro k'umurimo we, bazi agaciro k'umunyabyaha, bazi ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa ubwo ari bwo kandi baranabubwiriza. Aba rero Yesu arabazi, kandi rero hari wab'inyuma bamwe bazaba b'imbere, n'ab'imbere bamwe bazaba b'inyuma. Ngiki kigiye kubaho, hagiye kuba kugurana imyanya. Abantu twajyaga dushyira imbere cyane, abo bantu bagiye gusubira inyuma, ahubwo abo twari twarashyize inyuma, twari twarabonye ko ntacyo bamariye ibyerekeranye n'agakiza kacu n'iki, abo bantu nibo bagiye gushyirwa imbere. Mu magambo make, hagiye kubaho kuguranwa ku myanya bidasanzwe. Rero twihuta, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe na Ellen G. White, byakozwe n'intumwa paje 221, akagingo ka 2, baranditse ngo mu guteza imbere umurimo we ntabwo igihe cyose Uwiteka ahishurira ibintu byose abagaragu be mu buryo bwuzuye. Ntabwo Imana ijya ihishurira abantu bayo ibintu byose ako kanya ngo bahite babimenya, ahubwo baranditse ngo rimwe na rimwe agerageza icyizere cy'abantu be, atuma habaho ibibatera gukomeza bajya imbere mu kwizera. Magambo make, Imana igiye yemera yuko hari ibintu biducanga, ariko ikadutegeka gukomeza kujya mbere, nk'uko yabibwiye Abisiraheli igihe bari bageze ku nyanja itukura. Imana yabwiye Mose ngo babwire bagabanye urusaku, ahubwo bakomeze bajye mbere. Hano baranditse muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kuri paje 221, baranditse ngo akenshi abashyira mu nzira zifunganye kandi zo kugeragezwa, maze akabategeka gukomeza no mu gihe ibirenge byabo bisa naho bikandagiye mu mazi ya Yorodani. Mu magambo make, Imana itegeka abantu bayo gukomeza, kandi ibirenge byabo irabizana ikabishyira mu nzira zifunganye, ikabategeka gukomeza kugenda nubwo baba babona imbere batahareba. Yewe hari n'igihe ibabwira gukomeza kugenda, imbere yabo hari amazi ya Yorodani. Niko bimeze. Uyu munsi turahamagarirwa gukomeza kugenda mu by'agakiza, gukomeza kujya mbere dusanganira Imana yacu, nubwo ibibazo biriho, nubwo ubukene buriho, nubwo ibyorezo biriho, nubwo imisengere irimo kugenda izambywa, nubwo ibintu birimo kugenda biba bibi, Imana iracyategeka ngo jya mbere nubwo inzira utarimo kuyibona. Ni mu bihe kandi nk'ibi ubwo amasengesho y'abagaragu b'Imana aba azamuka ajya kuri yo mu kwizera kutajegajega. Amen. Mu gihe Imana inzira irushaho gufungana, mu gihe Imana itegeka abantu kujya mbere, mu gihe Imana ibirenge by'abana bayo byakandagiye muri Yorodani, nicyo gihe kiba kiryoshye ku Mana yumva amasengesho y'abana bayo, kuko ayo masengesho muri icyo gihe azamukana kwizera kutajegajega. Nibwo Imana ibafungurira inzira ikabazana ahantu hagari. Amen. Rero nshuti zanjye, nimwitoze nubwo bigoranye kugendera mu nzira ifunganye. Abantu benshi banga kuza mu gakiza, amafaranga yanjye atazahungabana, urugo rwanjye rutazahungabana, ku kazi batazanyirukana, ibi n'ibi bitazagenda. Najya mbabwire ngo urengera ubugingo bwe azabubura, ariko ukunda Imana akiyegurira Imana, ubugingo bwe ntazabubura, ahubwo ibyo yahombye azabirihwa 7. Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze paje 34 banditse amagambo akomeye. Baranditse ngo igihe nasengeraga ku gicaniro cy'umuryango, Mwuka Wera yanjeho, maze mera nk'uzamuwe hejuru nkuwe mu isi y'umwijima, mpindukira kureba abategereje kugaruka kwa Yesu bari ku isi, ariko sinababona. Ari nabwo ijwi ryambwiraga riti ongera urebe, kandi urebe hejuru biruseho.
ni igitekerezo gipfuye gushakira itorero mu isi. Itorero ry'Imana, Imana igenda irizamura mu mitekerereze, Imana igenda irizamura mu myumvire, Imana igenda irizamura mu mikorere, ku buryo umuntu irishakira mu bintu by'amafuti, uwo muntu ntabwo aba azi icyo itorero ry'Imana risobanura. Numvise ibyo nubura amaso, mbona inzira igororotse kandi ifunganye iturutse ku isi. Amen. Iyi nzira yari igororotse kuko Bibiliya ivuga yuko inzira y'umunyabyaha ari igoromanga. Iyi nzira kandi yari ifunganye, ariko gufungana kwayo yari ifunganye iturutse ku isi, ntabwo yari ifunganye iturutse mu ijuru. Ntabwo ari umugambi w'Imana ko inzira ijya mu ijuru ifungana, ahubwo iyi nzira ifunganye bitewe na kamere yacu, ifunganye ku by'isi, ariko ku byo kubabarirwa, ku byo kwakira agakiza no guhabwa amasezerano y'Imana, ntabwo ari inzira ifunze rwose. Nshuti zanjye, aya magambo arakomeye. Ako kayira niko abategereje banyuragamo berekeza mu murwa wari ku iherezo ry'iyo nzira. Nyuma yabo ku itangiriro ry'iyo nzira hari umucyo urabagirana ubamurikira. Uwo mucyo marayika yambwiye ko ari uwo mu rusaku rwa mu gicuku. Aba bantu rero yeretswe, yakomeje avuga yuko iyo bakomezaga guhanga amaso kuri Yesu wari uri imbere yabo abayobora ku murwa, babaga amahoro. Mu nzira ifunganye usabwa kudakubita amaso yawe ku bayobozi, usabwa kudakubita amaso yawe ku bandi bantu ngo bagutanze mu idini, usabwa kudakubita amaso yawe ku bavugabutumwa b'ibitangaza, ahubwo amaso ugomba kuyubura ukayarenza abavugabutumwa b'ibitangaza, hirya yabo hari abapasitoro, ukayarenza abapasitoro, hirya yabo hejuru cyane niho Kristo ari. Ugomba guhanga amaso Kristo. Ariko bidatinze bamwe batangiye kunanirwa, maze bavuga yuko umurwa uri kure cyane, bibwira yuko bari bakwiriye kuba bamaze kuwinjiramo. Hanyuma Yesu abakomeresha gushyira hejuru ukuboko kwe kw'iburyo gukomeye, maze mu kuboko kwe havamo umucyo wamurikiraga iryo tsinda ry'abategereje, maze bararangurura bati haleluya. Iri tsinda ry'abategereje ni rimwe mu matorero ari ku isi, ariko rikaba ari ryo torero ryonyine ry'Imana. Aba bantu urugendo rwabo Kristo niwe warutangiye, kandi aba bantu nibo bagereranywa n'inzira ifunganye. Abandi bakomeje kwihakana vuba wa mucyo wari inyuma yabo, maze bavuga yuko Imana atari yo yabayoboye ngo ibageze aho ngaho. Wa mucyo wari inyuma yabo urazima, basigara bashyize ibirenge byabo mu mwijima w'icuraburindi. Barasitara, babura icyapa cyo kubayobora, kandi babura Yesu, bateshuka inzira, bagwa mu mwijima no mu isi mbi byari hasi yabo. Mu magambo make, habonetse irindi tsinda ryavuze riti ariko iri torero ntabwo ryatangijwe n'Imana. Ntawamenya neza niba iyi nzira uko igenda ifungana ari umugambi w'Imana. Uko biri kose iyi nzira ishobora kuba atari nziza, kubera ko yagendaga ifunga ubuzima bwabo n'ibyabo. Bageze aho bararambirwa, wa mucyo wari uri inyuma yabo warazimye, basigara bashyize ibirenge byabo mu mwijima w'icuraburindi. Barasitaye. Ikintu gikomeye babuze icyapa cyo kubayobora, kandi babura Yesu. Iyo ubuze icyapa cyo kukuyobora ariyo mategeko y'Imana, ukabura Yesu, byanga byakunda urateshuka, warangiza ukagwa mu mwijima no mu isi mbi ukarangira. Rero nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iki kintu gikomeye, itorero ry'ukuri rigomba kuba rifitanye isano n'inzira ifunganye, kandi iyi nzira igomba gufungana iturutse ku isi, ku buryo iri torero rigomba gufunga iby'isi. Abantu kubijyamo, abantu bakabona kuba umuntu w'Imana bisaba gutera umugongo iby'isi. Mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, paje 192, baranditse ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye kandi ikarushya. Mbese inzira yacu ijya mu ijuru ni iyihe? Mbese ni umuhanda urimo ibitworoheye byose? Oya, ahubwo ni inzira ifunganye kandi igaragara ko iruhije. Abantu benshi bashaka ko inzira yo mu ijuru baryohera nk'umuhanda munini wa kaburimbo, aho umuntu agenda arya umuyaga, ibintu byose bigenda neza. Nyamara hano baranditse ngo hoya, ahubwo inzira ifunganye kandi igaragara ko iruhije ni inzira irimo intambara, ibigeragezo, kurenganywa n'umubabaro. Nta kintu umuyobozi wacu Yesu Kristo yaduhishe cyerekeranye n'urugamba tugomba kurwana. Arambura ikarita imbere yacu kandi akatwereka inzira. Amen. Icyo Kristo akora ni iki? Nubwo iyi nzira ifunganye, arambura ikarita imbere yacu. Yarangiza akababwira ati bana banjye, mugiye kugenda mu birometero ibi n'ibi, ubuzima buzahinduka, ibi n'ibi bizabagendekera gutya, muzababazwa kuri ubu buryo, aha hantu nimuhagera mukamanuka muzagera ahantu mutazabona amazi yo kunywa, ubuzima buzagorana gutya na gutya, ariko muzihangane, ngibi mbibabwiye mbere. Iyi karita irerekana yuko nimugera aha n'aha muzaruhuka, ariko nimugera aha n'aha ibihe byanyu
ntibizabatera ubwoba, bizagenda gutya. Mu magambo make, Kristo adutoza kurwana, yarangiza akarambura ikarita imbere yacu, akatwereka inzira, ku buryo buri muntu wese agomba kuyimemoriza mu bwonko bwe, adakeneye gufata telefone ngo abaze umuntu atari ko kanaka. Ibi bintu byabaye, ibi bintu nabonye kuri interinete byabaye, bihurira he na Bibiliya? Mbwira umwanzuro uzafata nanjye ngufate. Uwo ntabwo aba ari umuntu w'Imana. Inzira ifunganye buri wese yirebera ikarita ku giti cye. Kristo aravuga ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu ku kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ari benshi. Intumwa Pawulo asubiramo amagambo ya Kristo ati, dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Mu byakozwe n'umwa 14:22 ho haravuga ngo, none se ibiduca intege nibyo tugomba gushyira imbere y'intekerezo zacu? Oya rwose. Rero inzira ifunganye yerekana yuko ubu Kristo ari urugamba, kandi nta muntu n'umwe ujya mu rugamba Kristo atamurambuye ikarita imbere ngo amwereke inzira uko iteye. Amen. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2, Petero yavuze ibintu bikomeye. Umurongo wa mbere, ibyerekeye abigisha b'ibinyoma. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma, bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice, zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukisha inzira y'ukuri. Mu magambo make, Satani yiteguye kuzazana n'abandi bantu mu nzira ifunganye, yarangiza akababwira yuko akababeshya, bakigira nk'abubaha Imana, ariko baraje kugira ngo bazasebye iyi nzira. Aba bantu rero nibo bazazana inyigisho za rwihereranwa zitera itorero gucikamo ibice. Aba bantu bazigisha inyigisho z'ibinyoma, nibarangiza bihakane shebuja wabacunguye. Ingeso z'isoni nke nazo zizakurikira kwibombarika kwabo. Kubera iki? Bazaba bagendereye gutukisha inzira y'ukuri. Uyu munsi wa none Satani agiye kuzana abantu benshi mu by'agakiza, babanze baza abantu babona agakiza, ubu Kristo abantu babaye benshi. Narangiza ba bantu babe babi, nibarangiza batukisha agakiza kugeza ubwo uzaza ubwira umuntu ngo urasenga, ubwira umuntu ngo uri umurokore, ubwira umuntu ngo wubahiriza amategeko y'Imana, narangiza kubwira ati ceceka muri abesikoro mwese. Iyi ni propaganda ya Satani yo kugira ngo inzira ifunganye abantu bayiseke. Nshuti zanjye, ndagira ngo ubwire amagambo akomeye ari mu butumwa, mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore, paje ya 11 na paje 112, ni icyigisho cya 4. Bagaragaje abantu bagendera mu nzira ifunganye, ariko mu by'ukuri mu nzira ifunguye biyita yuko bari mu nzira ifunganye. Bega amagambo akomeye, mutega amatwi. Abagendera mu nzira ifunganye bagenda bavuga iby'ibyishimo n'umunezero bazagira ku iherezo ry'urugendo rwabo. Abantu bari mu nzira ifunganye n'iki kibaranga? Bagenda bavuga iby'ibyishimo n'umunezero bazagira ku iherezo ry'urugendo rwabo. Ntabwo ibyishimo n'umunezero babishaka muri uru rugendo, babishaka ku iherezo ry'urugendo rwabo. Akenshi baba bafite umubabaro ugaragara mu maso habo, nyamara kandi haba hagaragaza imirasire y'ibyishimo byera kandi bizira inenge. Mu magambo make, mu gihe turi mu nzira ifunganye abantu batubona turi abanyabibazo, ariko mu by'ukuri mu maso hacu Imana ihashyira umutima wo gukomera, abantu bakabona dufite irindi banga. Ntabwo bambara nk'itsinda ry'abari mu nzira ngari, cyangwa ngo bavuge nkabo ndetse ngo bakore nkabo. Mu nzira ngari abantu bose bihugiyeho, bahugiye ku myambaro yabo n'ibinezeza biri mu nzira. Ikiranga abantu bo mu nzira ngari bihugiyeho, babuze umwanya wo gusenga, babuze umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, babuze umwanya wo kwihana, babuze umwanya wo gukurikirana iby'agakiza. Ariko abantu bari mu nzira ifunganye umwanya barawufite, nta kanya na gato bapfusha ubusa, kuko umwami wabo abigisha gukoresha igihe cyabo neza. Mu nzira ngari barya ibyo bashatse, banywa ibyo bashatse, bambara ibyo bashatse, biga ibyo bashatse, babwirizwa ibyo bashatse, bahanurirwa ibyo bashatse. Ariko mu nzira ifunganye siko biri. Abantu bari mu nzira ngari basayisha uko bishakiye mu bwibone no kudamarara, kandi ntibatekereza ku rugendo rwabo, ntibatekereza ku kurimbuka kutazabura kubaho ku iherezo ry'inzira barimo. Ntibabona, mu magambo make, Satani bagira bize ku buryo batabona n'umwanya wo gutekereza ku iherezo ryabo ngo bamenye kurimbuka kubategereje. Buri munsi barushaho kwegera kurimbuka kwabo, nyamara ntibibabuza kugendana ingoga bihuta cyane. Mu magambo make, uko bukeye n'uko
bwije baba begereza urupfu rwabo, baba begereza kurimbuka kwabo, ariko mu by'ukuri nta mwanya bafite wo gutekereza, ahubwo usanga bihuta mu byaha. Abari mu busambanyi baravuduka, abari mu bujura baravuduka, abari mu bwicanyi baravuduka, abari mu nyigisho z'ibinyoma no mu kuroga abantu usanga bavuduka, kandi kurimbuka kubegereye. Mbega uburyo nabonye ibi bikantera ubwoba. Iryo ni itsinda rya mbere, mutega amatwi. Nabonye abantu benshi banyuraga muri iyo nzira ngari, ariko bari biyanditseho ngo uwapfuye ku by'isi iherezo rya byose riri bugufi, namwe nimwitegure. Mbega ikibazo gikomeye. Umuntu ari mu nzira ngari, ariko arimo ariyandikaho ibintu by'abantu bakagombye kwiyandikaho bari mu nzira ifunganye. Ibi bivuze ngo iki? Hari abantu batanga ubuhamya, bakavuga iby'Imana, bakagaragaza intambwe bateye, abantu bakagira ngo bari mu nzira ngari, bari mu nzira ifunganye. Nyamara Satani yaragiye abatereka mu nzira ngari, ariko arangije abaha ibimenyetso bibabeshya yuko ari abo mu nzira ifunganye. Mbega uburyo abantu benshi bagiye kuzamwara ku munota wa nyuma. Hano baranditse ngo abo bantu basaga rwose n'abandi b'impezamajyo bari babakikije. Uretse igicucu cy'umubabaro nabonaga mu maso habo, ibiganiro byabo byari kimwe n'iby'aba bandi badamaraye kandi batatekerezaga bari babakikije. Ariko rimwe na rimwe batungaga agatoki ku nyuguti zo ku myenda yabo. Mu magambo make n'igihe cyageraga bagatunga inyuguti bakavuga ati nimuturebe muturebereho, nimusome ibyanditswe kuri twe twebwe twateye intambwe kubarusha. Noneho bari mu nzira ngari, nyamara bavugaga ko babarizwa muri wa mubare w'abagendera mu nzira ifunganye. Abari babakikije bashoboraga kuvuga bati ntabwo batandukanye natwe, twese turi kimwe, twambara kimwe, tuvuga kimwe kandi dukora kimwe. Aba bantu barimo barashaka kwerekana itandukanye, ariko ntarihari. Nshuti zanjye, hano basoje bandika ngo neretswe ko kugera ikirenge mu cy'ab'isi byakorwaga na bamwe mu bavuga ko bubahiriza isabato. Mu magambo make, uretse ko twakomeje kuvuga ko abakomeza amategeko y'Imana aribo bari mu nzira ifunganye, ariko n'uyu munsi wa none dufite abantu babeshya yuko bari mu itorero ry'ukuri, dufite abantu babeshya yuko bakomeza amategeko y'Imana n'isabato irimo, ariko mu by'ukuri ugasanga ni abantu biyanditseho ngo bapfuye ku by'isi, bakiyandika yuko iherezo rya byose riri bugufi, bakiyandikaho ngo abantu nibitegure, ariko abareba ugasanga nta myiteguro ishyitse y'ubwami bw'Imana. Iherezo rya byose riri bugufi, ariko ntubone mu mibereho yabo imyiteguro ishyitse. Bakagaragaza ko bapfuye ku by'isi, ariko ugasanga nibo bahagarariye mode zadutse, nibo bantu barimo kuzana ibigeragezo n'amakuba mu nzu y'Imana, nibo bantu bavangira ubuyobozi, nibo bantu bafite ikibazo gikomeye, ariko biyanditseho yuko ari abantu b'Imana. Rero hakenewe ubwenge bukomeye kugira ngo umuntu amenye ko atari mu nzira ngari, cyangwa kugira ngo amenye ko ari mu nzira ifunganye. Rero nshuti zanjye, ngiki kibazo gikomeye. Amadini yose ari muri Babuloni yose bababeshya yuko bari mu nzira ifunganye. Iyo umuntu yabuze amafaranga bahita bamubwira bati nyine ihangane, ni inzira ifunganye, nta kundi, Imana izaguha amafaranga. Ariko mu by'ukuri nshuti zanjye, reka mbibutse yuko iyi nzira ifunganye kubera ko ibyanditswe byera bigenda bifunga kamere yacu, inzira ikagenda irushaho gufungana. Reka twihute, ndagira ngo mbabwire nshuti zanjye, byanga byakunda hari ikibazo gikomeye. Iki ijambo ry'Imana ritwereka ni kimwe: nimureke twirinde, twitekerezeho byimbitse, turebe ahazaza hacu, turebe ibyanditswe byera, kuko nibyo bibasha kutubwira uko duteye, ntibibashe kutubeshya, kuko byo ni inkota itandukanya ikagenzura iby'umutima wibwira. Ibyanditswe byera nibyo bishobora kukubwira niba uri mu nzira ngari cyangwa uri mu nzira ifunganye. Ndakwinginze, ubwo inzira igiye kurushaho gufungana, saba Imana iguha imbaraga zo gukomeza kwihanganira muri iyi nzira, kandi witoze gukurikira ijambo ryayo. Nkurarikiye kandi gukurikirana umugabane wa kabiri w'iki cyigisho, aho dukomeza noneho kureba mu mboni y'ubuhanuzi uburyo inzira ifunganye igiye gukomeza gufungana. Ndakurarikira kugira ngo Imana uko inzira irushaho gufungana, Imana yagure urugendo rwawe rw'iby'umwuka, kandi yagure imitekerereze yawe, kugira ngo kwizera kwawe gukomere, nukomere ukomeze bagenzi bawe. Ngiki cyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kukwiyereka kugira ngo tugirire neza, twongeye kukwiha kugira ngo duhindure abana bawe.
kenshi na kenshi twagiye tugira ibimenyetso twitwaza byerekana ko turi abana bawe. Abenshi twagiye twiyandika ku maso y'uko turi abantu bareba kure kandi bagira neza. Twagiye twiyandikaho mu maboko yacu y'uko turi abantu bafasha abantu kugira ngo batere imbere. Ariko mu by'ukuri hari ibintu byinshi buri muntu wese yagiye yiyandikaho, ariko mu by'ukuri ni wowe uzi ikigenderewe. Abantu benshi ibirenge byabo biri mu nzira ngari, ariko Satani ababeshya yuko bari mu nzira ifunganye. Uyu munsi wa none reka ijambo ryawe, reka Mwuka wera afate ibirenge byacu byataye icyerekezo, abishyire mu nzira yawe ifunganye, kugira ngo tubashe gukomeza amategeko y'Imana, tubashe gukomeza ibyo ijambo ryawe ridusaba, kandi ubwo ugenderera abandi ntudusige. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.